Iwacu ni Nyamirambo. No ariko nuga mbere mu nyumukobwa w'Nyamirambo w'umwa ADP. Nyamirambo barokore babayo. Babaye cyane. Nuga mbere pe. Babivuga muri comment barahari pe. Mura n'abakristo gaturika abandi n'abayisilamu. Niho mvuka. Uri mu ADP. Namenye ubwenge mba Nyamirambo. Ahantu hitwa mu Rugarama. Nta kantu se ko k'Inyamirambo kakubamo. Nyine hari ukuntu umwana yivukira. Yego. Ntabwo ibyo bintu nigeze numva nyine ko akunda umuntu avuga ngo wa Nyamirambo uzi imihanda. Wavukiye Nyamirambo? Ukaba udatoboye amatwi, udafite inzara, nta gishushanyo na kimwe ku mubiri wawe. None n'ikintu gitangaje nuko mu rugo iwacu ari njye mu ADP ruhari. Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Bibaho sabe. Nyine nibyo nkubwira hari igihe umuntu yivukira. Kandi ibyo bintu mba numva kuko njye nafashe umwanzuro kujya muri ADP 2014. Nibwo nafashe umwanzuro. Ndabatizwa yego. Ndabatizwa nijyanye nkomeza ubuzima bwa ADP. Mbere yaho nambaraga bisanzwe sinigeze nk'inzoga urumva nari nyiri muto ariko si bivuze ko abantu twabanaga abanyamujyi b'abakobwa bagizweho. Ndakubwira ngo no mu mujyi naho nabaganze. Ni wowe se wagize iyo lifestyle wabihisemo uravuga uti no. Ninjye wabihisemo. Ngewe ngomba kubuyunguye. Nabihisemo ariko n'ababyeyi bacu bari bafite ukuntu badukama nugire ibintu byo kuvuga ngo wagiye aha naha wagenze gute byari bushoboke ko mbikora. Byari bushoboke ko mbijyamo. Cyane ko twega no muri famille abenshi n'abakatolike. Sinari kubiprofita. Ni watobora amatwi ni wagira ntabwo nigeze mbikunda. Ntabwo byankuruye nyine. Kuko nonjya no ku rusengero ninjye wahisemo ndagenda. Uravuga uti gengeye muri ADP. Ya, byarabatunguye. Agasatura gatereka wibera na tirere 100%. Yego. Ko namaze igenda kumwe na Nyambo nkamenya uwo ari we. Baramumbeshya gasha. Nasanze ari umuntu muzima mwana. Uko Nyambo yanirira imodoka nkanayigongeja. Nkajya numva ngo buri kantu ngo kandi ururusaye. Ngo yizana nyikoresha. Umugore wese iyo yubahishije umugabo bituma n'abandi bose bamwubaha ariko wamusuzuguye ukabitwereka ugatuma twese tubimenye njye nakubahamereye he ariko ubundi ngo ugire ubwenge gucishika mu manzi mvuge hari ibintu njye ntabwo njye nibagira ibintu byose mbonye bikankomeresha bikamutwe mba numva mpuye na nyirabyo nanabimugambwa nayo karara rwose ntago usibye nawe n'undi wese wabigerageza namubwira nabi umuntu wese uzansuzugurira umugabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi agasuzugura urugo rwanjye azansubiza njye ubwanjye atari nawe we azavugana nanjye yego ntabwo umuntu nsuzugura kandi atantunze kandi ari Christian bavuze Christian ni njyewe uriya mukobwa mupfana iki mu masano waretse akaba ari njye musubiriza Ntabwo nyizi ntabwo uza amasano nta kirapfana na Christian nyine ni murumuna wawe nese ko murumuna wawe ntajya apfana na Christian ntacyo ari muramu muramutse Sano twayisobanukiwe nukugira ngo abanyarwanda dukurikirana n'abakiri bato bamenye yuko murumuna w'umugore wawe ni muramu wawe bumvishe ko muramu we ntatamubuza kuramuka muri make nta kintu dupfana muri make ntacyo bapfana pour dans et pour œil niba ari ijisho ry'umuntu kuyemo nawe bari noboremo niba mukwirya inyo nawe bari kure niba muciye akaboko nawe bagakate na Amerika na Iran ngo byakamejeje rero Iran yatangaje ko izihorera bikomeye mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika zagaba ibitero ku bikorwa remezo byayo nyuma y'uko President Donald Trump akanyishe gusenya ibiraro n'ingomero zitanga amashanyarazi muri icyo gihugu. Amerika turanye n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko igihugu cye kitazarebera mu gihe cyaba kigabwiye igitero ashimangira ko amahame yacyo y'ubwirinzi ashingiye ku kwihorera mu gihe gitewe. Agira ati amahame yacu y'ubwirinzi arasobanutse ijisho rihorerwa irindi igitero cyose kizagabwa kuri Irani harimo n'ikizibasira ibikorwa remezo byacu kizakurikirwa no kwihorera gukomeye. One Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran ingabo za Iran nazo zaburiye ku iterabwoba Amerika ikomeje kuyishyiraho rishobora gutuma intambara yaguka ikarenga akarere k'uburasirazuba bwo hagati gutera amagambo kwiyongereye nyuma y'uko imirwano yongeye kubura kuva ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa 7 nyine uyu mwaka 2026. Iran yongeye gukumira ingendo z'ubwato mu muhora wa Hormuz inzira y'ingenzi inyuramo igice kinini cy'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isi. Trump nawe yatangaje ko igihe cyose Iran izarasa ku bwato unyura muri Hormuz Amerika izajya isenya ikiraro cyangwa se urugomero rw'amashanyarazi
z'amashanyarazi muri Irani, harimo n'ibiri hafi cyangwa se imbere mu murwa mukuru Teherani. Birababaje gufata Kristo tukamushyira hasi tukamusimbuza abantu. Birababaje. Mwagerageje tukongera tukashaka Kristo nka gushaka abantu. Kuki ushyira kwizera kwawe ku bantu? Niyo mpamvu twuzuye ibikomere mu mitima yacu. Niba turyama udasabanye n'umuremyi wa n'umucunguzi wawe, inzara n'inyota by'uwo mukiza biri he mu buzima bwawe? Ahubwo urashaka bakubwira va ku bantu, ongera ushake Kristo. Umuntu yaguhinduka anytime, ariko Kristo mu makuba, mu byago, mu bikomeye, mu byiza muzabana. Umva igitangaje, abantu bakuzamura, ariko mana we, abantu bakuzamura bakagukomera amashyi, ariko igitondo kimwe bakuzamuye nibo bongera bakakumanura. Kristo niwe gisubizo cy'isi. Ibibazo ufite mu buzima bwawe, igisubizo ni Kristo. Ibyo uri kunyuramo, igisubizo ni Kristo. Nta bindi ukeneye ubwinshi bwa Kristo muri wowe. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange, uruhijwe na addiction, uruhijwe n'ibindi bintu, ibibazo, ngwino umusange, afite imbaraga. Arongera avuga ngo nimunyikoreza amaganya yanyu yose, kuko uwo ni ufite imbaraga zo kukuruhura. Nta muntu ufite imbaraga za kuruhura, Kristo wenyine ni ufite imbaraga za kuruhura. Kandi reka mbwize ukuri, mu buryo bumwe cyangwa ubundi urarushye. Ikibazo cyawe ni uko utabyemera. Ibyo waba urimo byose urarushye, ukeneye Kristo. Hari ibyo udashoboye, hari ibyo byakunaniye kureka, shyira Kristo imbere. Wowe ubwawe ntuzabishobora, kuko n'ubundi igihe cyose wabigeragereje byaranze. Ngwino kuri Kristo.